munize amashyi menshi twakire umunyarwenya. Ladies and gentlemen, amashyi menshi twakire Pirate. Twakire Pirate. What DJ? Uramingu tiyazanye kuvubavu. Shaburanda bya. Shaburanda bya. Abantu baka. We mureke kumva umva ro DJ wongera gushiramo bene umva reka ariko manze ngusura. Shaburanda bya. Shaburanda bya. Shimutse ariko. DJ biracamo se. DJ wanyu yumva nabi nk'abadozi b'inkweto. Shaburanda bya. Yumva nabi tu. None se umva umuntu wanyakiriye ninde ni wowe? Si wanyakire nabi gakubitwe n'inkogira. Yakira mu Caritas ubona ngende uwa hafi wowe. Yakira neza munyakire nk'umuntu w'umustar ukumva. Mwana kumbona usa nk'umuntu urya ariko wajya utamira nakajumba. Nyakira neza rukumva. Uyu siwe boss wanyu niwe wabiteguye. Areba kunwa muconga nk'ikigega ndagasa. Amashyi cyane. Amashyi. Oya witoze we. Uranyakira nabi ndivumbura ntahe. Urukumva? Ugiye kunyakira mu Cyongereza turi ku ngoma ya Kagame. Nta muntu utazi Icyongereza ku ngoma ya Kagame. Maze murebe uyu mujene wanyu. Ngaho akira mu Cyongereza ariko akira mu Cyongereza twumvera. Yes, ladies and gentlemen. Aha buretse cyaho ngaho. Ladies and gentlemen bisobanura iki? Ngo baki? None reka nze mbasetse rero. Amafaranga yose cyayakoresheje mu muheze n'amashyi. Amafaranga yose cyayakoresheje mu gukoresha ino show. Aza kundeba ikigali niriya myenda yari yambaye yose nta nubwo ujya unahindu. Wajya uhindura n'agakweta. Abacuranzi bari he? Ngaho vo twakubonye va. Sawa. Okay. Ako ihangana na Merisi njya muzongane wihangane uko nabaye. Abacuranzi mumeze neza? Reka tumaze tuniririmbire si byose. Uko tuzasa ntikurahishurwa ni nacyo gituma abisi batabyumva bakabona imvura igwa mu mirima ya twese rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kwezi bakatwitiranya kuko dusangiye ibishyimbo umfashe kuko dusangiye ibyago bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe Imbavu imanitse kare kohora iwacu saho becera hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twenge muraceceka ihorere ndumva gukomeza kumufata Yesu ndumva imirenge yehagarotse nshote ihangane aje kukuruhura ndafashijwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Murafashwa ndagatora mama. Umbase. Rero ukigera muri show yari yose abantu bice muri VIP tubamenya nabo muri regira witubamenya. No muri je. Nakugoronya gushaho bene wanyu turaserera. No muri VIP. Muri VIP twebwe iwacu muri Genesis muri VIP tuhita abantu bipari. Abantu bipari mwikomera amashyi twumve. Abantu mwice muri VIP. Se VIP ya 5 ntimwakawe mukoma amashyi ndagasa. None abantu bo muri regira hano inyuma hari inyuma ubundi twebwe muri Genesis tuhita muri cungira mbirangiza.
niho hano haba hahagaze abakarani, abashomeri, ingegera n'ingetura. Ako ntabwo mbatutse, mwari mumeze neza ariko ako ndabakunda buriya nashanga mvuye mu kandi kazi ndananiwe sindaryama, reka mbasetse vuba vuba. Useke cyangwa urorere, wishyuye nge ninjiriye ubuntu. Wewe kudaseka kwawe ni inyungu za none nge niko bimeze. Seka cyangwa urorere, wishyuye 250 urinjira, nge ninjiriye ubuntu kandi barama yanjye ntaye twagiye. Muri tayari? Hanyuma rero ngira ngo murabizi ndi kumushimire bano babyeyi di hano ikabarondo ababyeyi basohokana abana babo. Ngevuye ngana gutya ntago yajyaga nsohokana. Papa wanjye hari ukuntu kera nko mu cyaro kunwa nka papa wanjye yajyaga mbona nkanyuze nko muri saro akamamaga ngo ngwino hano sha ngore uko urebe ngo kandi uzafutikame nayimba. Nkibaza ikintu ampoye bikanyobera. Ese viye nkutwaye iki kano kanya? Ubwo nyine agacupa kabaga kamufasha. Ngo reba ino mgukunire no nkumva bajenga mama ubu no mbwa niyanjye mwo kagira imana. Ariko abana barabasohokana barabigana ahantu heza. So ubwo rero ngira ngo murabizi ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro babigize gute? Babitandukanye ndetse cyane rukumva. None usanga nko mu bigo by'amashuri ahantu abana babiga sentence umupianiste ari tayari nk'abana abana babiga nk'abana biga ku kigo cy'abakire. Ubu usanga ibintu biga bitandukanye n'iby'abana biga ku kigo cy'abatindi. Uri kumva nko ku kigo cy'abakire usanga iyo bagize abashyitsi abana baririmba turimbo tw'abazungu kajya kuvuga bararirimbye ngo slaves in America working day and night working sugar and when I was in America. Ukumva na karirimbo keza mu bigo by'abakire. Reka tugeraho mwize mu cyaro rero. Reka abashyitsi baje wenda harimo n'abazungu muri kompasiyo bahereza u Rwanda mikoro ngo jye imbere uririmbe. Ujya kuvuga urutangiye ngo munyo y'ingoko harimo akantu kaduya nakakora kumva nakade ngo munyo y'ingoko harimo akantu kaduya ariko hano mwize ndagasa. N'abana b'ikigali usanga yarize ngo kuri umwana w'ikigali usanga ngo yarize kurwa ngo kuri Axel ngo Wisdom ngo kuri Sunrise aho kugira ngo umve umwana wo mu cyaro. Niba warize ku kigo cyitiranwa n'umurenge kuba ngo wize ngo kuri Kabarondo ya kabiri mw'abantu umwe koko tubwizanye ukuri na diplome yawe ibisekeje nta hantu baguhana akazi. Noneho bwa buzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro kuno bitandukanye byo ndi gukomeza kubabwira. Usanga abana bo mu mujyi uri kumva usanga abana bo mu mujyi kuno baba barabareze ku buryo bagira discipline ntagira umuntu utsakuriza. Muri kunyumva neza? Muri kunyumva neza? Bwira mugenzi wanjye ngo ndakwiyamye bimubwira ariko. Noneho abana bo mu mujyi usanga babigisha discipline ikagera niyo bari gusakuzanya ibisakuzo basakuzanya ibisakuzo birimo ikinyabupfuru kumva birimo ikinyabupfuru kumva nimba sakuza mutsubiza ngo sakwe soko kuraryoha boze sakwe nyirabakangeza ngo ni mutahe. Abana b'ikigali ibi bafite uburere gera kubya nabyo mu cyaro usanga ari urwavu rwaranaragiye sha. Ibisakuzo basakuzanya ushaka kwifata ku muntu ngo sakwe ngo bya pombo mugira amagambo mugira amagambo ngo sakwe ngo gatinze kaza amuceceka harimo abana muri isho ambo. Nuko rero bwa buzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro ukuntu babitandukanye muri kumva akona kino cyana cyasetse kirabizi mu mwana abonye ushimye ubwo sikwa kwiteho sha ubwo n'urya inkonje umenye ngo nagushetesheje nabonye useka kandi waseka ibyo utazi akabana bubu ndagaswigiye umva. Noneho n'isengero uziko n'isengero noneho usanga nk'abana bo mu mujyi icyo kintu nigeze kukivuga wasinze wowe abanyamagambo wowe ndaje. Noneho usanga n'isengero zo mu mujyi nk'iyo bageze nko mu kanya ko kwihana uburyo bafata abakristo bakababwira ngo bihane indirimbo bakoresha kugira ngo bihane ubu usanga ari indirimbo nziza ziryoheye amatwi ku buryo ushobora kuyumva ukatuvuga ati reka nanjye nihane. Ushobora gusanga n'abari nko kuririmba nk'iyo mu mujyi insengero zo bagiye kwihana ujya kumva ngo nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba ntaragira icyo mvuga
ziramobera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye. None kuva ni indirimbo nziza, komeza ufata note urukumva, ukumva nyane indirimbo nawe ushobora kumva bikagutera kwihana. Reka tugere mu nsengero zo mu cyaro bageze mu kwihana bajya ngo ni umunsi w'iterabwoba. Ujya kuvuga kumva pastor aravuze ngo mwirundanye kujya kuvuga ngo ni mutihana vuba muzakubitwiza kabwana, tihana vuba muzakubitwiza kabwana, ayiwe nguzakubitwiza kabwana, ayiwe ngo ni mutihana vuba muzakubitwiza kabwana, muzakubitwiza kabwana. Noneho watekereza pasiteri ukuntu namwe abarira amaturuka abantu n'abandi uzazirya n'ukuri kw'Imana. Noneho buriya ya mashuri yo mu mujyi nayo mu cyaro ndabyibuka, hari ikigo kimwe bigeze kuvuga ni ikigo kigaho abana b'abahanga, ni ikigo, icyo kigo usanga kugembwa bashobora kwishyura nk'ibihumbi 600, ariko ugasanga abana biga siyanse, biga ibintu bya tekinoloji. Icyo kigo ikinyamakuru cyitwa Igihe ndetse na televiziyo y'u Rwanda bagiye kubasura basanga abana biga muri icyo kigo kuko ari ikigo cy'abakire. Mwana harimo abantu basakuza, usanga nyine televiziyo y'u Rwanda bagiye gusura icyo kigo kuko kigagamo abana b'ubakire bitewe na tekinoloji. Nyine abana b'ubakire barabigisha bagafata, babigisha n'ibintu bya danje. Icyo gihe bageze muri icyo kigo basanga abana bo muri icyo kigo ngo bakoze moto, bayihereza moteri, bakorana moteri ngizagitwarwa, ngiyo moto ngizagitwarwa n'amazi ari mu munyu, ngo ku rwego rw'uko litiro 2 zizajya zitwara moto, iyo moto ibirometero 100. Nawe uri umubyeyi urerera kuri icyo kigo wavuga ngo kino kigo kigisha abana bakora ubushakashatsi bakavumbura. Noneho ubwo bari bavumbuye ibyo ngibyo desemazi ni wacu mu cyaro twigaga, ubwo batangaje nkuru ngo abana bavumbuye moto. Icyo gihe natwe ku kigo twari twavumbuye ko diregiteri afite abagore 7. Unyumvire natwe twari tuzi kureba, niyo mpamvu twabaye imbwa shara. Ariko mwana ntabwo ari twebwe twigize gutyo. Buriya mwababyeyi mwe mbasabe uzasenga Imana abana bawe ntibazaba abanyarwenya, waba urigushije. Kuko ndabyibuka nkiri ubundi inzozi z'umwana zigenda zikura. Ndabyibuka mfite imyaka 5 narebaga indege nkavuga ati nzagurutse indege nzaba umupilote. Ngeze ku myaka 10 mbona ntibizavamo, nzaba umusirikare nzaba generali. Maze kugira 15 nani wapi ndabona bitazavamo, nimaze kugira imbaraga nzaba umukinnyi simbure Jimmy Gatete cyase mbe nka Lionel Messi. Ngeze ku myaka 20 mbona ni danger, bitabana nzaba umunyamakuru, mitanya no kwiga indimi muri cycle supérieur. Maze kwegera hejuru mbaye umwagent biranga, none ubu ngubu ndi umuteka mutwe i Kigali. Kabarondo hano se sha amagambo rero abandi basitara ari kubakoraho, nanjye arigiye muzumva banyereranye. Noneho uko bigenda man, noneho i Kigali tuba tubayeho mu buteka mutwe. I Kigali hari igihura na nyiri byondo ngo mwaramutse. Noneho nyiri byondo hari ukuntu nari mfite nyiri byondo wanjye namaze amezi 3 namwishyurana. Nkabyuka kare cyane saa 11 twe duturanye, nkabyuka kare cyane saa 11 nkamucika, nkongera nkagaruka saa 7 z'ijoro, arampiga arambura. Noneho i Kigali iyo nyiri byondo agiye kuguhereza urufunguzo aguhereza rumwe agasigaza urundi. Amiza mbuze umunsi umwe ndatansanga umukaritasi araryamye ngo pirate nayo narakubuze. Nabani wangogeye ndagaswe n'icyanda cyemera mu nkwa. I Kigali abantu bose bakanuye amaso urukwi kw'Imana. Noneho umunsi umwe ndimo ndagenda tsoza, ariko hagira abahungu 5 bazana, abasore 5 biyamye muharana ababonye muze hano ware kizige bane barabaye muwanguke hano. Tonde hano shabura ndabya mutonde umurongo hano. Akizingegera nta kuntu zaba zitanywa itabi. We cana bene wanyu vuba vuba, umururu uragiye se. Hanyuma rero hari umukino ubundi bajya bavuga ngo n'ubushakashatsi bakoze, baravuze ngo mu basore 4 ngo nibura haba harimo 2 bakunda indaya. Nicyo kintu tugiye kureba ngo turebe muri aba basore 4 ni bande baba bakunda indaya mo hano. Turabareba turabamenya urukumva.
nge murakora ikintu ngiye gukora turabavumbura namwe mumfashe kureba sibyo uko biri kose ntabwo uraburamo ndagasa umva se hari umukino bajya bakina ngo ku mazi ku nkombe sibyo murawuzi twagiye ku mazi ku nkombe wihuta ku mazi ku nkombe ku mazi ku nkombe sibyo ngibyo tugiye gukora rero ngiye kujya nimvuga inzoga urajya imbere nimvuga indaya usubira inyuma nibwo turavumbura muri mwebwe wabakunda indaya ngo nibande twagiye inzoga indaya subira inyuma warubonye yewe kandi nabivuze na uwambere ukunda indaya twamubonye ariko ninde nuriya n'uyu nguyu yijyanye imbere asha uri kubivuga nkaho mujyana nawe ngwino hano noneho harimo abajya kugura VIP yungwe menza guriya senyisa hagarara twagiye inzoga indaya noneho bose barazikunda musubira muragakubitwa n'inkubasha mugabanye indaya mwana hanyuma rero nibo nagenda tsoza iwacu ni kure abona naho umuntu bita Muhinde muramuzi Muhinde umunsi umwe ahantu yabaga imusanze ahantu yigaga kaminuza kuko ahantu yigaga kaminuza iyo kaminuza yegeranye n'iwacu ako nta bounce hano mugeze yanjye turaziri kunsa kure wesha muri gusakuza mwana sibara bari kunywa inzoga bari kunywa vidanje bari kunywa ibiki iri iwacu abaye inzoga bita umunyaza nkende wajyana iwo bari kunywa neza abo umunsi umwe Muhinde urukumva ahantu yabaga ni muri quartier y'iwacu ahantu yigaga kaminuza noneho twagiye kumusura tugezeyo yari ngewe umushumba na Kerema tugiye gusura Muhinde noneho kugira ngo mbemeze ko ndi umuntu wo muri iyo quartier wa danje ndangije ndababwira ntumiza hircyana cy'inzobe hari ukuntu abajama nyine tujya twiyemera simubizi se kubyana kubera ko ni Kigali tuba muri ghetto noneho hari ikintu gitesha umutwe mana hari giye wicyurira umwana nijoro cyase wamucyura ku manwa ugasanga bamuturanye bose bari gukina amakarita ku irembo mana yanjye ukabura ahantu umunyuza katubwa ati busubiyeyo gato noneho mbanzanye umwana ndamuzana maze kumuzana mitambwira bamuhinde ntimwamubonye umwana noneho akinjira mu nzu abajama bahita basoka murabizi arakuntu kera wajyaga gushitura nk'icyana wajya waba uri kumwe n'abagenzi bawe mugihura abandi bakata basigara inyuma cyangwa bakajya imbere bagiye kugucungira paturuye ubwo rero umwana yinjiye mu nzu amaze kwinjira mu nzu barasoka bumvaga ari uko ngiye kwigenza tugeze mu nzu umwana ndamusaba aranyima ibyo ko ndi umusitari ndabimubwira aranga ndamusaba aranyima neza none ndagenda abandi rero bamuhinde nibavumbura ko yanyimye baranseka baranyitimbwa bwira umwana ntumva rero mu mwanya wanjye uranyimye ariko reka nze nkusaba ikindi kintu nidusohoka umumbabari usohoka uri gucumbagira aravuga ati yego noneho nanjye uburiri ndabusandaguza muyifa matura ndayubika maze kubusandaguza amaguru y'igitanda birinda yakonyora kuburira imitamenaho amazi maze kumenaho utuzi ndabana uko biri kose nago barabimenya tuba turasohotse umwana ageze ku irembo ubwo abandi bicaye ku hanze barimo baranywa inzoga umwana atangira gucumbagira acumbagiye bamuhinda ati pirata koza akazi umwana amaze kurenga nasanze ku buriri bwanjye hari inama idasanzwe habaye inama Muhinde bura numurara yihumurije amashuka aravuga ati aya ni amazi sha aya ni amazi ya robine noneho yaravuze ati pirata niba wabikoze koko amazi yari mu kajerekani wayasize babaramvumbuye hanyuma reka dusabe Jean Paul ngwino hano mushaka igifefeko ya okay nicyo ndasohereza mu sibyo murashaka ikihe ya ndirimbo ya Ariel Ways wishaka urankunda sibyo hanyuma rero uyu muhungu wanyu yatangiye ikintu cya danje ngiye buriya naje nzi ko ndakorera mu kabari nk'imusanze harimo abantu batangiye ibintu nk'ibi n'igisenyi ariko igisenyi bo bakora muri sale y'umurenge mu gihe musanze bo bakorera mu kabari
none imusanze barukuntu setsa nabi ukabona umuntu afashe vide ngo uvuze ngo ikimabere ya nyoko hase abanyamusanze bararakaye n'ukuri kw'Imana none ahubwo mwebwe muri itonda ndagasa mwebwe muri itonda munyamusanze yego kunagubaza noneho uyu muvandimwe ro muzamushyigikiye numvishe ngo ni igikorwa azahora akora sibyo niba ngombwa tuzagaruka azazana n'abandi sibyo nakenera wenda nk'umuntu razajya muzajya mubona abantu benshi bagiye batandukanye mumaze muhereza agaciro igikorwa yamukoze mugihereza amashyariko hanyuma rero nabonye n'intangara abakobwa beza ntazababera n'umukwe nava mu mukwe muzima ahanga niho haba agataro murama rifute ndagaswe umva nabonye hari abana beza binza ariko bashobora kuba batavuka akabihare n'ukuntu ureba hari ukuntu uhura n'umuhungu ukahita wimagina ko bashiki be baba ari beza none niba zirangegera zivuye ahangazi ari izahanga ubu bashiki bo basaba teko okay rero uyu muvandimwe muzamushyigikire nimwumva yashyizeho afishe yahoza amamagara avuga ati pirate timbabarira narindi mu kandi kazi bura najanga mvuye mu kandi kazi sinigeze nca no mu rugo ngo mpindura imyenda hari ukuntu tuba dushakishwa cyane nayo mvuye mu kandi kazi arambwira ati pirate mbabara ngo wohereze video ngare abantu bari kugira ngo ni scam ngo ntabwo uri buze ntabwo ari scam ngira ngo ubungu wenda arakonfirmye nimubona yashyize kuri afishe undi muntu muzabe mwizeye neza kari buze sibyo hanga yaba konfirmye sasa ngo mve imbere rero nasoje kuvuga yihute video imbere nikore twagiye niririmbira igifefe ko baba we ngayi hari ukuntu abadive bajya baririmba n'ukuri kw'Imana ngabadive nibo bantu baririmba abarokore abundi abarokore iyo bari kuririmba baririmba bakora ibimenyetso bakorera ibimenyetso niba wenda bavuze ngo tuzajya tugongo wenda tuvuga n'urugero abarokore nibo bantu baririmba bakora ibimenyetso amakorari yabo ngo niba baririmbye ngo tuzajya mu ijuru turuhuka imiruho nkuko Yesu yaruhutse umusaraba bo baririmba bakora ibimenyetso akabadive baririmba nk'amapoto nibo bantu baririmba bisubiza ngase mana nzayanywesha iki ngigikombe cya litiro abadive niba banywiriye tabi none bagira ibikorwa bifunga umutwe kubi ari igikorwa na Terese ndagisaba kirambya ngo ihangana isabato yatangiye bani mani zurwo wanze ku se akatseru marimbwena urahukashiyo sirutindiziye urandaku mboni mba mu matuho nara nunuku hatutwe muwa uyeta ko unkusezeho yenguraho biye urandaku banu bagavuko namana y'ibyikaru urandaku umbabareri kuramba rwinge kwayiye urandaku ihegi nicuke ndawejo twe ni iye urandaku ari hegi mbana mu babincenza nkamba nuwalayi n'amashimu mu mati icyakurabu nukumbana byiseha omanyara bingaka nkaja kwa bimimati ebimati ndugu n'abaninzeto I just turn Friday kumumati sagumba mbanu muri wenye nisebu Johnny yamanzi peni hola reka turimba n'igifefe ko cy'indirimbo ya Israel mbonye sibyo mutuza twumvikana ndene ukashakura juzabwi ukeyene icyubahori ngabona ndege agishashegi kurako izabyi ubudacorago we niteye kusoma ya ntuba kukubobwa niba mundaku agohiteye kwina zitamyi kuko ndi nama yamumye nibyo nirabwi kubakirari bisisi
ntabwo nizabyi kuki ngorambane mu mumati wizababa ndaba ndaku ngaho mundege murebwa abaye baba muhumuzeri abakometsere mubare bwibaze babere dutefi inama itagihindaku iyatunze sa twikararagu itava idukomora irasetwa iratuba barari ikiruta indibi iduseze nganyubu ngugi murakoze cyane ndabakunda abantu bakabarondo nzagaruka we hora hari ideni mbagendeye nimwishimye oho ndabatangamo raporo aka gace kabamo kanyanga